rero Instagram ibyo mwabonye byavuye kuri official page ya Vestina. Okay. Ni nayo byahise bisibwaho. Yego. Kubw'impamvu z'umutekano we. Okay. Yego. So nyuma y'iminsi mike umuhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana Vestine arukoreje ku mbuga nkoranyambaga agasangiza abamukurikira ku rubuga rwa Instagram amagambo aca amarenga ko agiye gutandukana n'umugabo we Idrissa Ouedraogo. Muri Ndabi Irene usanzwe ari umuyobozi wa MIA Empire ireberera inyungu itsinda rya Vestina na Dorcas yavuze kuri Ishimwe Vestina ukomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu butumwa yatambukije ku rukuta rwa Instagram ye ariko agahita abusiba nyuma y'iminota mikeya cyane. Vestina yagize ati yabyanditse ariko mu rurimi rw'icyongereza agira ati uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe ingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo bitubere isomo. Narize bihagije cyane, nta mugabo uzongera kubeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo azabona azaba ari uwo azi neza. Ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tumenye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. N'amagambo Vestina cyangwa Vestine yivugiye we ubwe ku rukuta rwe rwa Instagram ndetse byari byanditse no mu cyongereza ndetse muri Ndahabi no ibi ngibi yakubivugaho. Yemereye abakunzi be ko ubutumwa bwasohoye kuri konti bwite ya Vestina. Icyakora aberi bamba umunyamakuru wifuzaga kumenya niba koko waba yarabyanditse ibi bintu ari Vestina we ubwe yaba yarabyanditse. Ntiyabasubiza yavuze ati ibyo mwabonye byavuye ku rukuta rwa Instagram rwa Vestina ni naho byasibwe kugira ngo ubutumwa bwahise busibwa ku bw'umutekano wa Vestina. Ibirenze ibyo ngibyo ngo Imana iduhana umugisha. N'amagambo Emrene yivugiye. Emrene yavuze ko ibibazo by'ubuzima bwite umuhanzi we ntabwo kubijyamo. Yavuze yuko we amanaginga abahanzi ari we Dorcas na Vestina ngo ajya mu byo gusobanura ikibazo cy'umuhanzi we bwite Vestina ngo abashaka ko babasubiza bagende babanzi uyu muhanzi abibibwirire ibyo bashaka kumubaza. Ariko gusa ari amagambo yababwiye mu tugitangira kubwiye. Reka tuve mo gake twumve uburyo bimeze. Reka nze tugaruke mu kanya, reka tubanze dushyiramo aya majwi twumve uburyo uyu muntu bamanaginga Emrene yatangaje. Rero Instagram ibyo mwabonye byavuye kuri official page ya Vestina. Okay. Ni nayo byahise bisibwaho. Yego. Kubw'impamvu z'umutekano we. Okay. Yego. So irega tujye dusaba abantu gutuza kujya mu duhindirimbo. Ntabwo twasaba indirimbo ihimbaza Imana mu rusaku. Ariko se ni urusaku rw'ibinyoma cyane urusaku rw'amakuru ahari? Harimo ibinyoma, harimo satani nyinshi. Birivangavanze. Ariko kurimo ni nk'10%. Yego. Ibyo rero ntabwo bijyana n'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ukorwa mwituze kuko ni Imana y'amahoro. Yego. Yego. Okay. Wowe se umuheruka utubwiye nyuma ya biriya byose byabaye noneho rero tayiwe ameze gute ubu ngubu ameze gute? Ameze neza n'ubu tumaze kuvugana. Ari amahoro. Ntacyo byamuhungabanyijeho biriya byose? Imyaka bamaze mu muziki baze ku 5. Baciye mu bintu byinshi bibategura ibi bari gucamo uyu munsi. Ndarashimira Imana ku nkuru mbi nyinshi mwabakozeho byatumye bakomera. Yego. Ni nziza nyinshi ariko ujye uzongeraho. Imbi nizo nyinshi.
ngaho nguko rero mwaramwiyumviye mu majwi ye webwe abanyamakuru bamubazaga, ariko gusa si iki kibazo cyonyine niwe bamubazaga, hari ikindi kibazo bashingiyeho bavuga ati ese ni iyihe mpamvu Vestine mutazanye kandi mwarajyanye muri Canada, kuko kimutazanye mu ndege imwe? Ibi rero Emrene yabisubije agira ati erega kuba umuntu yaza mbere undi akazaza nyuma si ikibazo kirimo, kuko umuntu aza igihe ashakira, ndetse niba umuntu akubwiye yuko ashaka kujya kuruhuka mu mutwe akamera neza ngo ntabwo wamuhakana. Ibi ngibi rero yavuze yuko nta kibazo kibirimo rwose kuba umuhanzi we yarasigaye nabo bakaza ku itariki 19. Emrene na Dorcas rero bageze i Kigali itariki 19 z'ukwezi kwa 11 2025. Bakihagera abakunzi baba bahanzi ndetse n'abanyamakuru bababajije impamvu batigeze bazana na Vestina, birumvikana, ariko gusa nta gisubizo yigeze abaha, kuko impamvu nyine zigiye zitandukanye z'umuhanzi urumva ntabwo uba ugomba kuzijyamo ngo uzinjire mu mizi, bo baba bagomba kugenda bakamwibariza. Urumva rero yabihoreye muri icyo kibazo bamubajije. Ikindi kibazo gihari ni uko abakunzi baba bahanzi bakomeje gushinja Emrene kugiramo uruhare bino bintu bigiye bibamo, bino bintu bibazo nyine bari kugenda bahura nabyo, cyangwa akaba ari plaque yo kugira ngo bamamaze indirimbo yabo nshyashya bafite bagiye gusohora vuba ahangaha bita Usisite. Ariko gusa uyu mugabo Emrene akigera i Kigali yahise ahura n'umugabo bita Chita, atangira kumubaza kuri bino bibazo, atangira kumubaza uburyo yifatamo, ko ejo bundi aherutse kujya mu Bwongereza, arangije yifotorera kuri Arsenal, maze umukunzi we amwandikira muri comment si ibyo bintu urabona bitwibagiza ibyo uri kudukorera. Batangira kumwandikira amakomenti menshi cyane bamutuka, aturi Yuda agiye kwihisha ahangaha. Batangiye kumubwira amagambo menshi cyane, ariko gusa yagiye asobanura byinshi. Kuva Canada batangiye kugenda babeshyera uno mukobwa wabo ngo yasambanye, ngo yakuyemo inda, ibintu nk'ibyo bitari byiza cyane. Gusa twumve amagambo Chita yamubajije ku kino kibazo n'ibyo yasubije. Reka twumve gato. Ubuzima buri privé bw'umuhanzi ukabugegeka kuri njye uko dukorana, sibyo? Ndabyumva ko nkwiye no kumurinda, ariko nanone ntacyo uri kumufasha kubyuka ugahimba ibintu bitabaye, ngo nuko utabasha kumwakisiza ngo ubone amakuru ya nyayo, ugakoresha ibintu by'ama AI ukavuga ngo yakuyemo inda, ngo yasambanye, ngo yagize ibiki. Ibyo byose uri kumuharasinga mu kanya. Ubyibuke ko uri kwataka noneho professional, kwataka brand yanjye nkorana nayo, nanjye ni nkwataka, uze kwihangana ntutake. Oye buretse gato nageze mu Rwanda noneho uwo ndi bwatake yihangane ntatake, ntagire uwo numva nwigira, atagira n'umamagara, telefone yanjye mukanyira ava agira amakode mbaye mbabwiye hakiri kare. Nababonye barengereye bantu muri kuri izi mbuga nkoranyambaga, uri bugira ikibazo agitewe na company yanjye ayihangane ntakopfore, mwabangamiye abahanzi company yanjye ikorana nabo. Nuko nguko birewe bimeze. Ibirenze ibyo ngibyo ni ubuzima bwite bwa muntu. Mwemere kumukorera inkuru ni icyamamare, ariko nari mwemere kumuhimbira. Icyo mbariza abakunzi ba Vestina na Dorcas bo bameze gute? Bameze neza, icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi ngira ngo n'abamani impungenge, ngiye kuvuga ngo simbizi nabambeshye, ariko mood Vestina irimo ndayizi 100%. Gusa si yo gusharinga societe, kuko ni ubuzima bwe bwite. Hariho komateri 400 zose ushaka kuzisoma. Ndumva zari umuntu wanditse ngo tubwire ukuri wana tuve mu rujijo, ubwo se ibya Arsenal birahembura imitima yacu. Yabaye ikizi imiti ese imitima yabaye kimwe, ariko umucamo hitinze. Ngo wanditse kuri iyi comment ku ifoto ya Irene
uyu munsi nibwo namenya aho Yuda yasohokeye nyuma yo kugurisha maze Yesu. kugurisha Yesu akuye umuniga yitwa Nemani inde yitwa Adeni kuko ibora iryaga trend kenshi ngo uyu munsi nibwo namenye aho Yuda yasohokeye nyuma yo kugurisha Yesu. None se koko Irene byacitse? None se koko yasohokeye mu Bwongereza? Hagire muri bazo uburyo Yuda yavuye muri sorry nako baratarani zatega indege ibiceri 30 ubwo ni byihe currency ibiceri 30. ngayo nguko rero muramwiyumviye mu magambo ye, ariko rero ikindi wamenya nuko nta kintu Vestine cyangwa uyu Emrene yari yatwereka cyerekana yuko ibi bintu byagiyeho ari ikinyoma, ariko gusa 90% nuko bino bintu byaba ari byo, kuko nta kintu kitwemeza yuko yenda account ya Vestine baba barayibye yenda bagashyiraho bino bintu, kuko nta kintu kizima cyerekana yuko bino bintu atari byo, kuko amaginga yangaya kuri Instagram ya Vestine, kuri Instagram ye amazina yitwaga mbere yitwaga Shimwe Oudrago, ubwo yafashe izina rya kabiri ry'umugabo we aragiyita, ariko ubu ngubu aka kanya yarikuyeho kuri Instagram ye, nujya kuri searchinga urasangamo handitsemo Ishimwe Vestine, niyo mazina ubu ngubu ari kuri Instagram ye, urumva ni ibindi rwose. Icyo nasozerezaho nuko nakubwira yuko haba Irene ndetse na Vestine ya mafoto yose y'ubukwe baba barifotozanyije ya Oudrago ndetse n'umugore we Vestine, yose bayasibye ku rubuga rwa Instagram. ubu nta foto n'imwe ya Oudrago bafite ku rubuga rwa Instagram, yose bayasibye. Reka ngushimire wowe tumaze kubana muri kino kiganiro, nge twari turi kubana hano muri kino kiganiro, yari Joshua. Ndagira ngo bose kandi ndabizi waryohewe, ni ibintu byiza cyane. Ndagira ngo ukande kuri like, ukande rwose kuri icyo gitoki uri kubona, ukande kukazogera, ufungura akazogera niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri runo rubuga rwa Joshua TV Show, ukande subscribe, ukande like na share, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byanjye buri munsi. Komeza unshyigikire, kuko uru ni urubuga nshaka yuko rutera imbere rukagera kure, uburyo n'ubutaha ibintu bindi byazagenda neza cyane. Ndagira ngo ushimire rero nanone, reka tuze gukomeza mu bindi biganiro bya mukanya. Ciao ciao.